Imana yatumaze inzara ihimbazwe, iyagaburiye abana bawe ihimbazwe, iyakugaburiye byagucanze ihimbazwe, iyagutabaye isoni zigiye kugukora ihimbazwe, iyaturengeye dushize kabaye ihimbazwe cyane. Ubu niyibagirwe ngewe ndi uruhinja rutoya ngatorwa n'abatanzi akaba aribo bandera muri ubwo buzima bwo kurya ubugari bwanyagiwe nanyagiwe ntafite aho ndara. Imana ikandaruza icyo gihe narasengaga ikaje imbwira iti ngewe nzabana nawe nzaza nyine iyibuce mu buto bwawe iyibuce iki gihe gitume imbere inyuma ya Yesu humvikana urusaku ngo turi ingabo za Yesu ariko dufite ubwoba, abarozi baratwishe, abadayimoni baratwishe, amapepe aratwishe, mbese turahe tudasinziriye, mbega nitugisenga Imana nta busabane n'Imana tukigira, twirukana abadayimoni gusa kuva mu gitondo kugira nimugoroba kubera ubwoba. Nta kimenyetso wireba ngo inzira nizihe, nta bimenyetso bihari. Imana ya Isirayeli irakora. Ijambo rya gatatu ririmo riravuga ngo nubwo byaba bigize igihe kirekire uhumuri yabivuze zabisohoza. Abantu bizera nibo bonyine bahangana n'ibihe bigakunda, urabitinyuka. Nubwo byaba bikomeye bite, iyo wizeye urabitinyuka. Mubiri uravuga ngo bikore nibyo bikwiriye bikore, kugira rero ngo uyu mubiri utatubuza kwizera Imana, uyu mubiri utatuzanira amakosa, birasaba ko tuwushira Imana, tubwira Imana ngo iyi mibiri yacu yitegeke, iyi mibiri ntizaja mu ijuru mubona twambaye. Hari ibintu bikwasamiye bigomba kubumbwa iminwa, bikazibwa iminwa kubwo kwizera kwawe. Tangiriro gice cya 21 umurongo wa mbere turasoza n'umurongo wa 7 turasoma kandi no mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 18 na 19. Turahera mu Itangiriro igice cya 21 umurongo wa mbere dusoze n'umurongo wa 7. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, abyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse ko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati Imana iransekeje, bazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara zonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje? Igitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abisekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yaramaze nk'imyaka 100 avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Amen. Nitwa Faustin Ntakimana, ndashima Kristo Yesu mwami wacu nyemereye ko tubana uyu munsi. Yesu ahimbazwe. Intego y'uyu munsi iravuga ngo mugire kwizera kudacogora. Yukora ntabura maso yawe barabarinye yeri wize amasezerano ye. Isi ibizavaho, ijuru yorikava.
Aburahamu Imana yaramuhamagaye imutegeka kuva iwabo, akava mu gihugu, agasiga umuryango, agasiga n'inzu ya se. Uko ubundi niko guhamagarwa kwa nyako ku bantu bahamagawe, bahamagarirwa kuva mu isi bakajya mu ijuru. Niyo mpamvu tuza tuvuga ngo dufite urugendo rujya mu ijuru. Burya rero Bibiliya ivuga ko n'ubugingo bwacu butuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abaroma igice cya Efeso 2:5-6-7 niko havuga. Imana ngo yatuzuranye na Kristo, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma icyo kuva mu muryango bidusaba, inyungu tubibonamo nuko ibintu byinshi, intambara turwanira muri uyu mubiri nyinshi turazinesha iyo twavuye iwacu mu mubiri, mu buryo bw'umubiri, ndavuga bw'amaraso. Iyo tuvuka burya byorohera umuntu muvukana kukuroga kurenza umuntu mutavukana. Umuntu muhuje amaraso ku rwego rw'umuryango biramworohera kuba yakuroga, aragutrakinga akakubona iyo ashaka kukuroga cyangwa kukurogesha. Ariko iyo wavuye aho nyine muri ibyo ndi kubabwira byitwa umuryango, ubwo ndavuga akoko. Umva umuntu ni umukristo ariko ni umugesera, ni umusinga, ni umuki, ibyo bituzanira akaga gakomeye cyane. Iyo uri umwana w'Imana, Yesu agukura muri ibyo ngibyo kugira ngo ugire intambara nkeya mu buzima bwawe. Satani mu mirwanire ye uko akurwanya akubure. Nshaka kubabwira abadayimoni nta mubiri bagira, ariko bitiza imibiri y'abapfuye. Hanyuma rero imibiri bitiza y'abapfuye abenshi ni babandi bapfuye badakijijwe. Abadayimoni bakambara imibiri yabo, cyangwa abahari badakijijwe, abadayimoni bakitiza imibiri yabo, bakaba bandwanya, bakurwanya. Hanyuma rero iyo uri muri Kristo Yesu neza nk'uko ndi kukubwira, baragushaka bakakubura. Abarozi baragushaka bakakubura. Abazimu bajya baza nijoro baje gushaka abo bavukana nabo, baragushaka bagasanga ntuhari, usa n'uwapfuye kandi uriho. Ariko nta yindi mpamvu, ni urupfu rwa Kristo Yesu ugendana mu buzima bwawe rukugaragaza nk'uwapfuye kandi ukiriho ugihumeka. Yesu ahimbazwe cyane. Ubwo rero abantu ndabarangiye, bamwe barota ababo bapfuye kera, bakarota abadayimoni baza bakabagirira ibintu bibi baryamye, bakarota inzozi zipfuye za bene wabo. Abandi bakagirwaho ububasha n'abo bavukana. Nshaka kukubwira icyo uzira, uracyari umusingaho, uracyari barakubona hafi. Uyu munsi ufata icyemezo uvuga ngo sinkira umusinga, ndi umwana w'Imana. Sinkira umugesera, njye ndi umwana w'Imana. Kandi Yesu yabisinyeho. Yohana igice cya 1:12. Icyakora bamwemeye bakizera, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Noneho 13 havuga heruye ngo abo ntibabyawe n'amaraso, si umugabo, si ubushake bw'uyu mubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Bene abo barajya ku ikofi y'Imana, bakanywa ku ikofi y'Imana. Ibintu byose ni Imana ibibakorera, ni abana b'Imana. Imana ibiri proud yo kuba Imana yabo, ibita abana, hanyuma ikaba umubyeyi wabo. Imana ibaheze umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Aburahamu rero nuko yahagurutse, ahaguruka atazi yajya, ariko Imana imuha amasezerano 7. Irya mbere, Aburahamu genda, haguruka. Itangiriro 12. Yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iryo ni irya mbere, niko handitse, mwihute mugereyo. Umurongo wa 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye. 2, nzaguha umugisha.
irya gatatu nzogeza izina ryawe, irya kane uzabe umugisha, irya gatanu uzagusabira umugisha nzawumuha, hanyuma irya karindwi irya gatandatu uzakuvuma nzamuvuma, irya karindwi nuko muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu ahaguruka atazi yajya, ariko yaje guhura n'ibihe bibiri byamukomereye, ibihe bibiri byamukomereye. Ndihuta muri iyi nyigisho ngiye kubigisha, mu ijuru bansabye kubabwira ngo mugire kwizera kudacogora, kandi ibi bintu mutaza kumva ari byoroshe, kubera ko Paulo yavuze ko abantu bamwe babaye nk'inkuge zimenetse ku byo kwizera, na Yesu yavuze ko ashidikanya mu gihe cyo kuza kwe ko ashobora kuzaza abantu batagifite kwizera. Hanyuma ikindi ni uko ibyanditswe bivuga byeruye ko iki ari igihe umukiranutsi agiye kubeshwaho no kwizera. Ni ukuvuga ubundi buzima ukundi kubaho bavandimwe birimwo amakosa menshi, birimwo ibyaha byinshi, ariko abantu bagiye kubeshwaho no kwizera bizabafasha kandi cyane. Sifa kwa Mungu. Unyikirize haleluya. Igihe cya mbere cyagoye Aburahamu ni igihe cy'inzara. Inzara yarashonje ku rwego ahitamo kuba umusiribateri yubatse, abwira n'umugore we kuba umusiribateri, aramubwira ati tuje tuvuga ko tutubatse. Iyo ni inzara. Inzara ni mbi cyane. Nanjye inzara yarandiye, amaso arameneka, inzara iraryana, ngiye yarandiye mbona isirirutse, ninjye wari ugize isereri nitura hasi. Inzara abantu nibo bankuye bene aho, bazi ko ndi umurambo napfuye. Inzara iraryana. Inzara itandukanye na kwa kundi waba udafite ibyo kurya nonaha nimugoroba uri bubibone. Ndavuga inzara ku buryo wamara 2, 3, 4, 5 ukabura ibyo urya. Inzara iraryana. Aburahamu yagize igihe cy'inzara, agera ahabwira umugore ngo madamu uri mwiza bazanyica, duhitemo kuvuga ko tutubatse turebe ko twazarya. Kandebe muri riteranira abantu bashonje, umuntu uri muri riteranira akavuga ngo inzara ndayizi, bazamura ibiganza turebe umuntu washonje. Hanyuma rero dufite amashimwe menshi muri riteraniro, dukwiye gushimira Imana yatumaze inzara. Naho tudafite ibisaga, ariko Imana yatumaze inzara. Tutariye mu gitondo nimugoroba turarya, sibyo mushumba? Munyemerere dushimira Imana, turayishimira dute rero? Tuyikomera amashi menshi mu izina rya Yesu. Umuntu uvuga ngo ndashima Imana, Imana yatumaze inzara ihimbazwe, iyagaburiye abana bawe ihimbazwe, iyakugaburiye byagucanze ihimbazwe, iyagutabaye isoni zigiye kugukora ihimbazwe, iyaturengeye dushize kabaye ihimbazwe cyane. Kandi tukiri muri uyu mwuka mu izina rya Yesu, twirukanye inzara mu buzima bwacu mu izina rya Yesu, twirukanye inzara mu gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu, twirukanye inzara mu bana bacu mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye ukomere Imana amashi menshi. Twirukanye inzara, twirukanye inzara, twirukanye inzara. Icyo gihe cyaramukomereye, atandukana n'umugore we, amubona bamutwara, kandi yari afite amasezerano avuga ngo mu masezerano arindwi nzaguha umugisha. Ibyo birasiguye kuvuga ko Imana ntibisobanuye kutahura na hari igihe Imana ikubwira ibintu vraiment ugaca mu minsi. Ubu hano hari abantu bicaranye amasezerano bavuga ati ariko buriya ni Imana yavuze. Ubwo nibutse ijambo ukajya bavuga ese ubu ni Imana yavuze cyangwa ni abahanuzi bavuze? Ariko munyemerere ubwo turi mu cyumba mwene so muri kumubwire ngo ni Imana yavuganye nawe. Mumubwire mama wimutinya muvani, ni Imana yavuganye nawe, ni Imana ya haleluya, ni Imana yavuze muhumure, ni Imana yavuze.
ubwari data, ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Imvugo yiwe ni hamwe, tegereza umusiniza. Ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe ushobora kugera. Ongera umubwire ngo ni Imana yavuganye nawe. Nubwo uri guca mu makuba, ukaba uri guca mu misi igoye, ni Imana yavuganye nawe. Reka ndebe abacizeye bari muri iri teraniro batere haleluya mu izina rya Yesu. Ni Imana yavuze, niyo narayiyumviye ivugana nanjye ngihamagarwa. Ni Imana yavuganye nanjye umunsi nakiriye Yesu. Imana yavuganye nanjye, niyo yavuze. Usibye Imana yarwanye kuri Aburahamu agasubirana umugore we, ariko bari bamutwaye. Ariko inzara ikurya ugatandukana n'uwo mwashakanye. Ariko inzara yankuraho Diane tubana irakatsi. Ndavuma umwuka w'inzara mu izina rya Yesu. Buriya uko kuma kw'ibishimbo mujya mwumva, nizo ntambara mwumva mu bihugu by'abaturanyi, nta kindi biba biri kushaka no kugira ngo abantu basonze. Ariko twirukanye inzara, Mana, twirukanye inzara, twirukanye inzara katika jina la Yesu. Igihe cya kabiri cyamugoye ni icyo gutinda kubona urubyaro. Imana yavuganye na Aburahamu iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, ngo nzaguha umugisha. Noneho isozi namubwira ngo muri wowe ngo nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ariko umuhungu akubita iminsi, Imana imumara inzara. Yagize gutya Imana imumara inzara. Aburahamu agira abagaragu 318. Noneho babagaragu 318 bakaja babyarana, bakabyarira iwe. We yarabuza akana, yajya kumva hepfo bari guterura agahinja kari kurira k'umugaragu n'umuja we. Yagize ibibazo bikomeye kugeza ubwo yiheba, ariheba cyane, ariheba. Ariko Imana kuko irinda ibyo yavuze. Oh Mana we, Mana we. Rimwe iramusanga yihebye, yananiwe, ari kwibaza ngo ariko koko iyi ni Imana yavuganye nanjye. Muze gusoma mu Itangiriro 15. Imana iramusanga iramubwira ngo Aburahamu, witinya, ninjye ngabigukingira. Iramubwira ngo nzakugororera ingororano ikomeye cyane, kandi ibyo navuganye nawe nzabisohoza. Iramubwira ngo ahubwo ujya kunkorera. Iramubwira ngo jya gutamba ibitambo, ubaka igicaniro utamba ibitambo, ndacyafite gahunda. Ibyo navuganye nawe ugihaguruka ndabyibuka. Reka mvugane nawe. Ibintu Imana yavuganye nawe ku buriri irabyibuka. Ibintu Imana yavuganye nawe muciye mu bahanuzi irabyibuka. Bazima n'iteka ryose hamwe n'Umwami Yesu, mu bwami bwe budashira, kuko bamukoreye. Imana irabyibuka kandi
kandi icyo nyikundira ntigira ubujajwa, ntigira ubutote nk'abantu, yivuze bingana no kuremwa, apfa kuba ariyo yonyine ivuze, kandi ntiwavangiwe n'Imana yavuganye nawe. Niba ari urugo izaruguha, niba ari amafaranga izayaguha, niba ari inzu izayiguha, niba ndumva nate haleluya, izabikora, 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 Imana izabikora. Ndumva nabihamya ko izabikora, izabikora. Maboko y'abantu ajananirwa, ariko ay'Imana ntananirwa. Abantu bajya basoza ibihe bakarangira, ariko Imana ntije irangira. Uwacu yaravuze ngo si nk'igihembwe ngo ishire, hishira nk'umwaka, hishira nk'ikinyejana, si nk'ikinyagihumbi, ahubwo ihoraho iteka ryose. Yakubabwira abanzi bo kwizera, abanzi bo kwizera. Umwanzi wa mbere wo kwizera ni ubwoba. Ubwoba. Satani yajya kwica abantu ababiba mu ubwoba. Iyo abantu baje gukora ibyaha babanza ubwoba. Burya nibwo bwafasha Adamu na Eva hamaze kubaho icyaha. Bari ahantu heza baganirira n'Imana, ariko ngo birebe bambaye ubusa ubwoba burabafata, bahita biruka bajya mu mitini yo bajya kwihisha, Imana itaraza bajya kwihisha. Ubwoba. Ariko Pawulo yabwiye Timoteyo urwa 2:1-7 muze kuhasoma, aravuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Va mu bwoba. Urubanza rw'abanyabwoba Imana yararuciye kera. Yavuze ko hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abagira abanyabwoba n'abatizera, umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazu. Wumve ahuntu ubwoba bubereye bubi, nta ntwari y'umunyabwoba yigeze ibaho. Nta bikorwa bikomeye by'indashyikirwa umunyabwoba yigeze gukora. Iyi mikoro ntuyigabanye uretse. Va mu bwoba. Niba ushaka kugendana na Yesu, Yesu ntiyagenda imbere y'ingabo ziri gutitira zifite ubwoba. Yesu ntiyatabarana nawe ufite dore Imana igiye kwirukana abamidiyani, ngo yagiye kubona ibona ngo umugabo witwa Gideyoni ari kumwe ngo n'ingabo 32,000, ngo ariko Imana irebe muri izo ngabo 32,000, ngo ibona ibihumbi hafi 30 na kimwe na 700 byose bifite ubwoba. Muri izo ngabo zose 31 na 700 bose bari abanyabwoba, ariko bafite intwaro ku rutugu, ariko bari kugenda bakebaguza ngo uvuga ngo Midiyani ntaho anyuze, akagenda areba bamwe bagenda bikinga inyuma y'abandi, ariko Imana ikabareba ikavuga itabo sinatabarana nabo. Ndatabarana n'ibishwe kubera iki? Kuko turi ingabo z'Imana, duhure n'amapusi urugendo ruhagarare. Ari ipusi duhuye, nubwo yaba ari umurozi, iyo pusi yihinduye umurozi cyangwa umurozi yihinduye ipusi, ariko urumva niba umuntu muzima ashobora kwihindura ipusi, urumva ahubwo atari we munyabwoba.
ibyo biba bisobanuye ngo aragutinya. Niyo mpamvu yishushanije n'agasimba kugira ngo mudahura ukamumenya. None se iby'iminsi n'ibihe ni ibyanyu se bavandi? None se uko biri none ntibiruta mbere? Gamushumba ntibiruta mbere? Mwibuke muri mu misozi hakurya iwanyu, abavukiye mu misozi mwambaye imyenda itajyanye. Nyine iyibuke umara icyumweru no gufata ku gihumbi bigoye. Iyibuke wikorera imitwaro ugahembwa 5 zonyine umunsi wose. Oya twibuke byaducanze. Ubu nakwibagirwa ko nameseraga ibiryo, nkamesa nkava mu gitondo ndi kumesa, nkagera saa sita bakampa ibiryo, nasoza nkongera nkamesa ndi kumesa, uburi intoki zigasha zika. Ubu niyibagirwe njyewe ndi uruhinja rutoya ngatorwa n'abatanzi akaba aribo bandera. Muri ubwo buzima bwo kurya ubugari bwanyagiwe nanyagiwe ntafite aho ndara, Imana ikandaruza. Icyo gihe narasengaga ikaje imbwira iti ngewe nzabana nawe, nzaza. Nyine iyibuke mu buto bwawe, iyibuke wambara imyambaro bagukuburiye byaranze. None uri mama w'abana, uri papa w'abana, nubwo utagira inzu yawe ariko urinjira ugataha mu wawe. Iki gihe gitume imbere inyuma ya Yesu humvikana urusaku ngo turi ingabo za Yesu, ariko dufite ubwoba. Abarozi baratwishe, abadayimoni baratwishe, amapepo aratwishe, mbese turahe tudasinziriye. Mbega nitugisenga Imana nta busabane n'Imana tukigira, twirukana abadayimoni gusa kuva mu gitondo kugira nimugoroba kubera ubwoba. Iteraniro ryo kwirukana amapepo kuva mu gitondo kugera nimugoroba kubera ubwoba. Kandi ayo mapepo waryamye n'ubundi yarahari azerera hose mu isi ntacyo yagutwaye. Mwaretse tukagirana n'Imana ubusabane, tugahabwa ibyo mu ijuru, apana kwirirwa tubona ingabo z'abadayimoni ngari. Iby'abadayimoni ntibitureba, iby'abazimu ntibitureba, abarozi nibashaka baroge, amapepo nashaka haguruke, dufite Imana. Uko biri none biraruta mbere. Ndashaka abantu bari muri iri teraniro biyibutse imbere habo hahashize, akavuga ati ndiyibutse ahashize ibintu Imana yakoze ndabizirikane. Wari ubizi ko uzakura, wari ubizi ko waba uri umupapa utebeje neza, uri umuntu w'icyubahiro bakubaha, uri umumama, uri mama runaka. Niba hari ibintu byagutangaza ni ukubona intare ititirira imbere y'imbwa. Intare ititirira imbere y'imbwa. Intare irimo gutengurwa ngo iranyishe, ngo imbwa iranyishe. Intare imbere y'imbeba. Intare. None se niba Yesu ari intare mukaba muvukana na Yesu, ubwo mwe muri iki? Duciye agasuzuguro k'abadayimoni muri iri teraniro mu izina rya Yesu, n'amajwi yose yadusakurizaga hasi. None hadutangaje insinzi mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Reka ubwoba n'umuyobozi uyoboye ingabo muri iki gihugu, cyangwa tuvuge ko kamanda imbere y'ingabo muri iki gihugu,
bagiye ku rugamba akumva hari umusirikare uri kuvuga ngo urabona ngo bariya barakomeye ngo turananirwa ngo turatsindwa, yamubwira ati banza usubire ku ikosi uyigishwe ubone ugaruka ujye ku rugamba utazaca abandi intege. None si muzi impamvu bazengurutse Yeriko batavuga? Ni Imana yarebye muri bo ibona harimo ibishwi bizajya bigenda bica abandi intege bibabwira ngo ibi bintu dukora n'iby'ubusazi, ibindi byemewe. Imana ifite inzira zitaranyurwamo. Imana igira inzira zitaranyurwamo. Ngewe ndimo gutegura ubukwe, umuntu yarandebye ngo nta mfubyi ikora ubukwe. Nta mfubyi ikora ubukwe. Cyo ni ikidayimoni nyine nawe ya nacyo kintera ubwoba. Njya ku musozi mbwira Yesu nti ibi bintu urabibona? Yesu ati nzaza uzabikora. Nozi mbahagaze imbere butarabaye. Ntimukiganyire mwibaze iby'ejo, kuko iby'ejo bimenye Imana. Mukomere mushikame, Imana yacu irakomeye. Mukomere mushikame, Imana yacu irakomeye. Nukuri ndimo ndumva ko hari ikitarakurekura. Nirukanye umudayimoni w'ubwoba, ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Ndamwirukanye. Ibyo abantu bavuze bihorere baravuze, ariko n'Imana nayo yaravuze. Ubwoba butuma dukora ibyaha. Ubwoba, ibi byaha mubona dukora cyane ni ukubera ubwoba. Uri umurokore mwiza ariko ukaba uri inkubaganyi wabitewe n'ubwoba. Inzitizi ya kabiri, umwanzi wa kabiri wo kwizera ni umubiri. Umubiri ntabwo wizera. Washonje ntabwo inda uyibwira ngo ihangane ngo ejo, irakomeza igasonza. Wakuze wabaye umukobwa mukuru ntabwo umubiri ubwira ngo ihangane. Umubiri urakomeza ugakura, imvi zikaza. Ntabyo kuvuga ngo wa mubiri we ngo bushizemo pose, reka nta pose y'umubiri. Umubiri uravuga ngo bikore nibyo bikwiriye bikore. Kugira rero ngo uyu mubiri utatubuza kwizera Imana, uyu mubiri utatuzanira amakosa, birasaba ko tuwushira Imana. Tubwira Imana ngo iyi mibiri yacu yitegeke. Iyi mibiri ntizaja mu ijuru mubona twambaye. Iyi mibiri mubona nidutaha izasubira mu gitaka aho yahoze. Ubugingo buzabona Imana, nibwo buzambikwa umubiri musha. Niyo mpamvu uyu mubiri uhora uduhamagarira komatana n'isi. Iby'uyu mubiri ni ibyawe, ariko wa mubiri we witubuza kwizera. Umubiri wawe wigushuka gutuma utizera. Ibitabonetse none ubwire ngo mfaho, nubwo nkwambaye bizaboneka ejo. Jana umubiri mu masengesho kwa Yesu. Yesu agutegekera umubiri, kubera ko uyu mubiri wambaye ntabwo wizera. Wiwugirira icyizere. Uyu mubiri wiwizera, wikwizera. Ujyane mu masengesho. Umuntu w'imbere uzabona Imana utegerejwe kwambikwa kudapfa, abanze yambare. Dutegereze igihe cy'uyu mubiri nacyo gisohore. Nikigera Imana izakora ibyawo, ariko ntabangamira ubugingo buzabona Imana. Ndabishimiye. Nishimiye ukuntu munteze amatwi. Yesu abaheze ubwiza mu izina rya Yesu.
iyi mibiri irashuka umubiri. Umwanzi wa gatatu ni isi. Isi ni ukuvuga abantu. Abantu ntibemera ibyo kwizera. Ubu impamvu wicaye aha ntiwashobora kubisobanura mu bantu. Nibwo wabibasobanurira ntibabyumva. Abantu kubabwira ngo ngewe ngo mfite kwizera ngo Imana izaza, bo bashaka ibintu bifatika biboneka bigaragara. Ubwo kugira ngo ushobore kwizera bisaba kuva mu bantu. Niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu Moriya mu ishyamba ariho utwikira uwo mwana. N'umugore wawe mu bana ashobora kuba ibyo kwizera atabyumva, cyangwa umugabo wawe ibyo kumubwira ngo Imana izaza, warakubwira ngo yadukora ibyo dukora nibishake bibe ari amafuti, ariko ibyo hazaza ibyo se biri kuvuga n'ibiki? Ariko abantu nubwo batabyumva, umva itangazo rivuye mu ijuru ku Mana muri uyu mwanya. Imana izemeza abantu ko ibyo twizeye byari ukuri. Twayikomeye amashi. Izabemeza ko ibyo twizeye byari ukuri. Umunsi Kristo Yesu azahishurwa, abantu bazamenya ko ibyo twarimo byari ukuri. Nubwo turushwa n'abantu, twizere Mana yacu. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Ibyo kwizera iyi si ntibyumva. Ibi byo ngo turi mu rugendo ntibabyumva. Ariko hariho umunsi, nukuri nagize iryo yerekwa mbona itorero ritaha. Hariho umunsi uruta iyindi. Telo olela kesimando piti kita lamango pelongani edowa ilanganoma. Hariho umunsi uruta iyindi. Hariho umunsi Yesu azaboneka ari mu bwiza, kandi tuzerekananwa nawe. Ibyo bizaba. Kuko duhaguruka ngo turizeye, aho twari tugiye ni mu ijuru, ntabwo twari tugiye i Kigali. Urugendo rw'abana b'Imana ntirugarukira i Kigali. Hirya y'izuba, hirya y'ukwezi, hirya y'inyenyeri, tuzasangayo Yesu atwakire neza. Na 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 na. Ese muje mugira ngo ubwami bw'Imana bugarukira mu gutanga ibirayi n'amazu y'ino? Oya, ubwo ibishitse bizasohora, ibidashitse byose bizakurwaho. Pirigalo teta si eni elo odesa mangona tidiwe niko tita wenema. Yohana yaravuze ngo dorarazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, n'abamucumise nabo bazamureba. Amuririmbyi we yaravuze ngo bazahera ko bamenye ko ari we Kristo w'ukuri. Kwizera abantu ntibabyumva, ariko komeza guma mu mama. Abagabo gumemo, komeze. Hazabaho kurabagirana. Hazaba umunsi tuzumva w'Imana arabagira n'ijuru ryose. Yosuwa azaza mu bwiza bwe bwo
Ai azimingo mu omwami wa dore urukundo rwatumye amfira ibyaha byanjye birambamva maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. reka twongere ako kantu kavuga ngo hazabaho umunsi tuzumva impano. hazaba umunsi tuzumva w'Imana harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose hazima ingomo umwami wanjye dore urukundo rwatumye amfira ibyaha byanjye birabamva maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. natera haleluya mwayikiriza haleluya. Nibizagarukira ino ndabarahiriye hariho umunsi tuzaja gusohoza amakorasi twaririmbiye ino n'imirimo yose twakoreye ino. hariho umunsi tuzaje kubimurika ibyo bizaba mukomere abantu nubwo batabyumva mubigumemo. si ngombwa ngo abantu babyumve abantu bo ntibabyumva gumamo. umwanzi wa gatatu wo kwizera wa kane ni Satani. Shitani umuntu wese wizera shitana n'ubundi shitani nta rukundo agira ariko abizera abanga cyane. muri kugiyo yavuye ibyanditswe biravuga ngo yagendaga hagati y'amabuye ashashe ngo kandi arabagirana yakumurira. aho niho turimo turerekeza ahatagira ibihe n'ahantu hatagira ibihe byaho ntibirangira. ntiwabona kuva ku izuba ntiwabona kugwa kw'imvura ntiwabona y'ijoro. reka nta by'inzara reka nta bapfa babayo nta marimba bayo. aho niho hariwe bavandimwe aho niho turimo turajya kandi turenda kugerayo. mwari mubizi ko tugiye kugerayo? muzi ko iminsi y'imperuka yatangiye mu mwaka wa 768 urusengero rw'i Yerusalemu rusenyuka. hashize imyaka myinshi hafi 2000. ibyanditswe bivuga iminsi y'imperuka turi mu minsi y'imperuka imyaka 2000 yashize. cyaka kubabwira turi hafi yo gutaha iwacu mu ijuru aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bizashiraho. turekeraho ntituyizi neza ariko nshaka kukubwira ngo Satani yakurwanya atakurwanya komeza. Imana niyo turi kumwe iradushoreye kandi turi imbere. izaje iringaniza hataringaniye imenagura inzugi z'imiringa ibihindizo by'ibyuma ibicamo kabiri kugeza ubwo tuzashika tugezeyo. aho turi kujya ni mu ijuru ntabwo ari mu ma etaje yino. ama etaje mu ijuru baratwizeho baravuga bati reka nabo tube tubashize muri etaje mu isi. niyo mpamvu utuye muri etaje.
ariko hariho umuzi uzaje kuba ahantu haruta muri etaje. Kamvuga inyungu zo kwizera gusa zose. Ya mbere, kwizera niko konyine kuduhindura abana b'Imana. Nta yindi nzira utizeye ntushobora kuba umwana w'Imana. Nubwo waba uri ingeso nziza gute, ugenda witwararitse ariko utarakira Yesu, wibombaritse ariko utaratura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo wizeze umutima ko Imana yamuzuye, nurangiza ukizwe ubyemera uvuga uti uhereye none ntangiye urugendo. Nta kindi wakora, nta mafaranga menshi watanga mu rusengero ngo aguheshe kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nta rugendo wakora rwaguhesha kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo keretse kwizera. Niyo mpamvu Yohana 1:12 avuga ngo icyakora bamwemeye, siko havuze, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wacu yaravuze ngo sinzibagirwa uwo munsi nakijijwe, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Aravuga ngo narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Undi yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereye, wambereye umucunguzi njye nkwiza ibyawe nishimye. Dio yaravuze ngo none umuriri ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, kandi agakiza ke muri njye ni nk'umuraba. Aravuga ngo umutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Aravuga ngo negereye umwami Yesu ndirimbana umunezero. Icya kabiri, kwizera niko kujya gutuma dukora ibyo gukiranuka. Abaheburayo 11:33 niko havuga. Kwizera niko kwatumye bakora ibyo gukiranuka, intwari mu ntambara. Intwari zo kwizera zakoze ibyo gukiranuka. Ubwo icyo gihe iyo wizeye Yesu, ntibivuga kwizera gusa, ikimenyetso kigaragaza ko wizera uhabwa ubushobozi bwo gukora ibyo gukiranuka. Yesu ahimbazwe cyane. Mwakire gukiranuka kwa Yesu mu mitima yanyu mu izina rya Yesu. Kwizera niko kukuzanira gukora ibyo gukiranuka. Icya gatatu, kwizera niko kujya kuduha ubushobozi bwo guhangana n'ibihe. Guhangana n'ibihe. Ibihe ntiwabicamo ngo ubihangare udafite kwizera. Damascene nadusomere Yeremiya 17:7-8. Ayirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ndiyo ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahora nitoto. Ntikizita ku mwaka wacanye mw'amapfa, ntikizareka kwera imbuto zacu.
abantu bizera nibo bonyine bahangana n'ibihe bigakunda. Urabitinyuka nubwo byaba bikomeye bite, iyo wizeye urabitinyuka. Urarwana umunsi ukira ukavuga ngo Yesu turi kumwe, n'ejo bugaca ukarwana kugeza ubwo uboneye intsinzi mu ntambara igoye, ukabonera ubuzima hagati mu rupfu, ahapfiriye benshi ukahabonera ubuzima binyuze ku kwizera. Kubera iki? ubu uvuga ngo sindwana njyenyine, turi kumwe nayo kandi izajya igenda ineshereza. Ntabwo ari wowe wenyine uba urimo kurwana. Kwizera, abizera bahangana n'ibihe, urabitinyuka ugahangana nabyo iminsi. Buriya abakristo tujya duhangana muzi ko tujya duhindurwa n'ibihe kubera iki kintu cyo kutizera. Wari mwiza, uri umukristo bizwi, wararirimbye mu makorari azwi, warabwirije i Nyarugunga babizi, ariko ugasanga ibihe birakunaniye, uriyahuye cyangwa se ugakora amakosa, ibyaha bizwi, bya byaha bikomeye. Ibihe bijya bihinyura abantu bagatandukana kandi bakundanaga. Umuntu ajya agera mu bihe bikomeye neza agafata umwanzuro mubi, azicuza imyaka ye yose. Gufata amadeni ugafata n'adakenewe kubera gutinya ibihe. Ariko nshaka kubabwira ngo abizera bagira ubushobozi bwo guhangana. Amapfa aracana, niko byanditse. Amapfa aracana ariko nikizatinya umwaka wacanyemwo amapfa. Bene uyu muntu wizera ntatinya amapfa, iyo yacanye aguma kuba we muri Kristo Yesu. Nyine urugero mbahaye ni ba Shadraki, ba Saduraka. None se ntibababwiye bati murajugunywa mu muriro? Bari abagabo barakomeye cyane, burya bahanuraga itorero ibintu rizacamo muri iyi minsi y'imperuka. Ariko baravuze ngo nawe itadukiza, baratinyuka. Imana nayo igakunda bene ibyo rero, Imana igakunda bene ibyo. Marayika ayiruka ahagarara muri wa muriro, awuhitegeko arawubwira ngo wa muriro we ugaragaza ibirimi by'umuriro ko waka, ariko gutwika ntutwikane. Bawugezemo basanga umuriro ufite ibishashi ariko ntibitwika, bimeze nk'amazi. Yesu arababohora, arababwira ngo ndababohoye, arababohora, arababwira ngo twitemberere. Baratembera mu muriro. Nebukadinezari ngo arebe agiye kureba uko bari gukongoka no guturagurika, abona abahungu barimo baratembera. Twakomeye Imana amashyi mu izina rya Yesu. Abona abahungu barimo baratembera. Yibaza ibintu biba, ni gute abantu bagenda mu muriro? Barugendamo kubera ko bafite kwizera. Igabanya ubukana bw'umuriro, ntibugire icyo batwara. Iyi ni impamvu mubona turi kuba abakirisitu ariko ejo ugasanga ubukristo bwabuze, ni impamvu zo kutizera. Rose buraregwa zirahomba. Turi abakristo benshi muri uyu Rwanda, ariko ibyaha bikorwa turi benshi. Byonyine nubwo iri teraniro twakwizera ari iri ryonyine riri ni Nyarugunga, twahesha iyi Kigali si Kigali yonyine. Twakwatsa umuriro abadayimoni bashwiragira muri uru Rwanda. Twebwe twese hano tumeze gutya tukizera. Ayiwe data we, uko waje ugera ku gasozi abadayimoni bakamenya ko hari umuntu wahageze udasanzwe. Ariko usanga nyine ibintu byo kwizera turabifana ariko ntitubyemera. Kuri tere ntituhagarara. Baheshejwe no kwizera gutsinda intambara. Cya gatatu, abizera batsinda intambara zabo. Ubwo uwo murongo nyine ni 11 Abaheburayo 33. Hanyuma icya kane, guhabwa ibyasezeranijwe.
ngo barizeye Imana ibashikiriza ibyo yabasezeranije, iguwe neza, inezerewe, iri proud yo kubibaha. Mwese ibintu Imana yavuze izabikora, kandi yabivugiye abazima, mukwiriye kuba abazima bikazasohorera abazima. Icya gatandatu ni ukuziba iminwa y'intare. Biranditse, muze gusoma 11 Abaheburayo umurongo wa 34 noneho ngo baheshejwe no kwizera kuziba iminwa y'intare. Intare zarasamye barizera, intare zibumba iminwa zanga kubarya kubera kwizera. Niyo mpamvu Daniyeli yatawe mu rwobo rw'intare, ntizamurya, zaramurebye zibona si uwo kuribwa kuko afite kwizera. Twakomera Imana amashyi batubyemera. Hari ibintu bikwasamiye bigomba kubumbwa iminwa, bikazibwa iminwa kubwo kwizera kwawe, bikaba bishinyitse ariko bitaguhekenya ngo bikunde kuko ufite kwizera. Icya karindwi, baheshejwe no kwizera kuzimya umuriro ugurumana cyane. Icya munane, baheshejwe no kwizera kuva mu ntege nkeya bagahabwa imbaraga nyinshi. Mwese mwakira imbaraga mu izina rya Yesu. Kwizera, abizera, kwizera kugukura mu ntege nkeya ugahabwa imbaraga nyinshi, kaba umuntu utanyeganyezwa, umunyembaraga. Imana y'amahoro ibaheza umugisha. Niyo mpamvu twasomye Sara igihe kigeze, Imana isohoza ibyo yavuze, yavuganye na Aburahamu, imuha Isaka. Kandi ngo Aburahamu yarashaje, niko twasomye, amaze imyaka 100 avutse. Imana imuha Isaka, igihe kigeze iramumuha. Niko byaho, niko twasomye, iramumuhereza ashaje. Na mukecuru yari mukecuru. Ariko ibyo birimwe amagambo 3. Irya mbere, ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Iryo jambo turishimira Imana mu izina rya Yesu. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ijambo rya kabiri, Imana ntabwo ikora hari ibimenyetso gusa. Niyo ari nta bimenyetso bihari, Imana ya Isirayeli irakora. Tuyikomera amashyi none. Nta kimenyetso wireba ngo inzira nizihe, nta bimenyetso bihari, Imana ya Isirayeli irakora. Ijambo rya gatatu ririmo riravuga ngo nubwo byaba bigize igihe kirekire, uhumuri yabivuze zabisohoza. Kabara batari kuyakoma, nkawe bimeze bite wa? Nubwo byaba bigize imyaka myinshi mama, humura bizasohora. Sara ngo araseka, aravuga ngo n'abazabyumva bazasekana. None twasomye mu Baheburayo ngo Aburahamu yiringiye ibitakwiringirwa. Yarizeye ngo yiringira ibitakwiringirwa, Imana ihita ivuga ngo ubaye sekuruza w'amahanga menshi. Niko twasomye ngo kandi nubwo yabonye umubiri usa n'upfuye, ngo akabona na Sara yaracuze, ngo kwizera kwe ntikuragacogora. Niko twasomye, kwizera kwe ntikwigeze gucogora. Bavandimwe, mbifurije kugira kwizera kudacogora. Mwese abari muri iri teraniro mugire kwizera mwe gucogora. Ukubonye muri 2025 muzahure muri 2040 ugifite kwizera. Ntugacogore kwizera, ugumane kwizera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nibaraye Imana be menshi 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 menshi, tuyakome cyane. Haleluya. Mugire kwizera bavandimwe, kandi mugire kwizera kudacogora. Kwizera kutamarwa n'iminsi, kwizera kutamarwa n'igihe. Mugumane kwizera. Hasigaye umwanya muto, izuba rikarasa. Yesu abaheze umugisha. Muhumirize ku maso dusenge. Nshuti yanjye, gendera mu mucyo we kurindagira. Umucyo uzakuyobora iteka, hose hazagaragara, hazatangaza.
Muririmbyi wo mu gitabo yaravuze ngo gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, umucyo waka w'Imana. Koko twizerere mu rusengero gusa, tugere mu rugo twe kwizera? Koko twizere icyumweru kimwe, ibindi byumweru tube turi abantu bavuza induru, bakora ibyaha kubera kutizera? Yesu arashaka ko twizera. Kandi ndimo ndabwirwa n'umwuka w'Imana ko abenshi muri mwe kwizera kwacogoye. Tugiye gusenga Imana yongere duhe kwizera, ariko mbanze nsengera umuntu utarakizwa uvuga ngo nanjye ngiye gutangirana na Yesu, nambuke muri 2026 mfite kwizera Yesu. Turagushimiye. Haleluya, haleluya. Abigishwa baravuze ngo twongerere kwizera, ubongerera kwizera. Natwe muri uyu mwanya uratubwiye ngo tugire kwizera kudacogora, tugomba kugira kwizera. Baba Mungu wetu, tugomba kugira kwizera abantu bakatwibazaho, tugomba kugira kwizera guca mu iminsi ntigusigarane, tugomba kugira kwizera ku misozi dutuyeho bakamenya ko turi abizera, tugomba kugira kwizera ukazasanga tugifite kwizera, tukazasangwa turi abizera. Ukazane ko talebenima peni elongloria, ubabarira umuntu wese mwami utaragaragaje kwizera, wacitse intege mu byo kwizera, umubabarire mwami, umubabarire twese, uduhe kwizera. Naho amafaranga yabura, naho ibibazo byaba ibibazo, ariko tugumane kwizera. Imana ishimwe. Kumuririmbyi yaravuze ngo mu mwijima wo mu nzira twizera Imana yacu, hasigaye umwanya mutoya izuba rikarasa. Aba bagabo nibambare kwizera, kwizera nako kubambare. Aba bagore nibambare kwizera, kwizera nako kubambare. Aba basore bambare kwizera, kwizera nako kubambare. Aba bakobwa bambare kwizera, kwizera nako kubambare. Bega kwizera. Paulo yari afite kwizera ku buryo imyenda ye yakizaga indwara, igicucucucu cye kigakiza indwara, bagakoza ibitambaro ku mubiri we, indwara z'abantu zigakira kubera ko afite kwizera. Tugomba kugira kwizera, tukagira itandukaniro n'amahanga, bikamenyekana ko turi abizera nyakuri, bikagaragara ko dufite kwizera, ko tuvuga ibyo tubamo. Haleluya. Ntihagire uwo muri iri teraniro wakongera guhuhwa n'umuyaga, wakongera kuvuga amagambo yo guca intege, wakongera kuvuga ngo ntibishoboka, wakongera kuvuga ngo ntabwo bizaba, wakongera guterwa ubwoba n'ibirimo biraba. Twese tumere nk'ibifaro, twese tumere nk'ingabo za Kristo Yesu. Haleluya. Zifite kwizera. Tube nk'aba bantu batinyutse kwikorera ibibindi Imana ibivuze, kuko Gideyoni yatinyutse kwikorera ikibindi kubera ko afite kwizera. Yatinyutse gufata imuri kubera ko afite kwizera. Yatinyutse gufata ikondera aja ku rugamba kubera ko afite kwizera. Haleluya, haleluya. Kubera ko bari bafite kwizera. Kwizera niko kwatumye Yosuwa atinyuka kwambutsa abana ba Isirayeli Yorodani yarenze inkombe. Aratinyuka aravuga ngo ubwo ari Imana yabivuze turambuka. Arababwira ngo mukora amahamba, nyuma y'iminsi 3 tuzambuka ruriya ruzi rwitwa Yorodani. Nubwo amazi yarenze inkombe, ariko byavuzwe nitabasha kubesha, byavuzwe nishobora byose. Aba bahungu batinyuke bashingirwe, aba bakobwa batinyuke bashingirwe, aba bagabo batinyuke, haleluya, baje mu kazi bakore. Aba bagore batinyuke bakore. Itorero twese dutinyuke duhamye, tuvuge ko Yesu yabambwe kubera twe, tuvuge ko Yesu yazutse kandi azagaruka. Tugire kwizera kudasha, kudatwikwa n'umuriro, kutariganywa n'uburiganya bwo muri iyi si. Urakoze mwana. Senge y'abarwayi, nirukanye uburwayi nonaha kandi mbutwikishije umuriro, mpagaze mu ijambo ry'Imana. Buri ndwara yose ndayitwika, buri ndwara yose ndayitwitse, yaba iri mu magufa, yaba iri mu mitsi, yaba iri mu nda, yaba ari umutwe udakira,
yaba ari amaso adakira, yaba ari amara, yaba ari ibifu, yaba ari diyabete, yaba ari imivuduko, yaba ari kanseri, yaba ari sida, buri burwayi bwose nonaha ndabuha itegeko mu izina rya Yesu. Wandwara we, acira umuriro ushe ukongoke mu izina rya Yesu. Waba urwaye mpagaze mu butware mpabwa na Yesu wanyemereye guhagarara aha, ndagutwitse nonaha mu izina rya Kristo Yesu. Urasha sha kongoka nonaha. Waba urwaye we, kongoka. Kandi barahiye mu izina rya Yesu. Peter Leonima, oroha mama, indwara yawe irimo irasha, uburwayi bwawe burimo burasha papa. Pelone la adinami edikatita pewa zaminga noma. Ndimo ndumva gukorwaho muri iri teraniro mu buryo budasanzwe. Ndimo ndumva oroha papa, oroha muko, oroha iribini edone kutitare banima pewane eria. Wandwara we gurumana ushe nonaha, uhinduka umuyonga, urekura uyu mubiri, urekura imitsi, urekura uyu mugongo. Wandwara we, ndagutegetse nonaha, rekura. Nabo twasize mu rugo turabasengeye, bahure n'imbaraga z'Imana zikiza, bakira ubuzima, dutahe dusange bakize mu izina rya Yesu. Amadeni yishurwe mu izina rya Yesu, akazi kaboneke mu izina rya Yesu. Habayeho kuriganwa, ndirukana umudayimoni muriganya mu izina rya Yesu. Imbaraga yariganije uyu mugabo ndayimenaguye katika jina la Yesu. Mbihaye iki cyumweru, mu gitaha agomba kuba yasubiye mu kazi, uyu mukobwa agomba kuja mu kazi. Ndirukanye umudayimoni w'ubushomeri katika jina la Yesu. Abadayimoni b'inyatsi ndabirukanye mu izina rya Yesu. Asante Mungu koze ibitangaza. Dukomeye Imana amashi. Ikoze ibitangaza tuyikomera amashi. Ikoreye ibitangaza muri twebwe tuyikomera amashi. Niba tuyizeye tuyiterere haleluya mu izina rya Yesu. Ongera utere 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 haleluya mu izina rya Yesu. Teri ya karindwi. Haleluya. Yesu ashimwe. Hoberana n'umuntu muri kumwe umubwire ngo akira kwizera. Uwo muri kumwe mubwire ngo akira kwizera uhawe n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ibaheze umugisha, Imana ibanezeze. Twongera Imana amashi menshi menshi menshi. Imana tuyongera amashi menshi cyane. Twongera Imana amashi menshi cyane. Abashomeri bakira akazi mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana ikelo ngo olelankita kuwa anima. Mwakira iminsi mikuru myiza. Murayakiriye iminsi mikuru myiza. Uwo muri kumwe mubwira ngo nkwifurije kuzagira Noheli nziza. N'umwaka musha muhire wa 2026. Amakuba wagize muri uyu mwaka ntuzayagire mu mwaka utaha. Ibyakuremereye byose bisigare muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Uzoroherwe mu mwaka utaha mu izina rya Yesu. Uzagirira umugisha ku Mana mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye ongera utere haleluya nkumve mu izina rya Yesu. Peone kita alol anima.